dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya. Mana yacu, Mana igira neza, urera, urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi cyane. Mu isi no mu ijuru ntawakubasha. Ni wowe utegeka isi n'ijuru. Iyo uvuze ngo tubeho tubaho. Warakoze gutegeka mu Betelehemu ibeho. Uyu munsi turahari. Reka ugirire neza abagabo binjiye hano muri Betelehemu. Reka ugirire neza ababyeyi baje muri Betelehemu. Reka ugirire neza abakobwa n'abasore baje muri Betelehemu. Reka ineza yawe iboneke, kubera ko uratugirira neza tugukomeye amashyi. Aya mashyi ni ayawe, ntawe nitwara. Umugaragu wawe Sekazuba Jean Damascene, aba bantu mpagaze imbere hafi ya benshi bandusha ubwenge, ariko bantoranyije kunkoresha. Ngaho nkoresha nciye bugufi ushirwe hejuru. Mwuka wawe wera antindeho, ibyanjye bibure haboneka ibyawe, kandi amagambo yakubakiye imitima urayafite. Ngaho yaciremo papa, urakoze kurabikora mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bibaho umugisha cyane. Munyemerere rero dusome ijambo ry'Imana twihuse, dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki. Igitabo cy'umuhanuzi Habakuki, igice cyaho cya kabiri, turasoma umurongo wa mbere tugeze ku wa kane. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki, igice cya kabiri, turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku wa kane. Ngo Imana dusome mu izina rya Yesu. Igitabo cy'umuhanuzi Habakuki, ibice bibiri. Yerekwa ko abakiranutsi babeshwaho no kwizera. Nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba ko hari numva icyo ambwira, nuko nzasubiza ku bw'icyo namuganiye. Nuko nzasubiza ku bw'icyo namuganiye. Maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanwe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisomye abyihutire. Umurongo wa gatatu. Kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho, kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Dore umutima wawe wishyize hejuru, ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. tuvuge ngo amen. Mbashije gushimira Imana kuba yongeye kunyemerera guhagarara imbere yanyu. Tunashimira umushumba mukuru, Imana imuhe umugisha, ndetse n'abandi bashumba bafatanyije nabo umurimo. Reka tuve ngo Uwiteka abahire kandi abagirire neza. Dushimira itorero Betelehemu, n'inshuro ya gatatu Imana ibakoresha cyangwa munyemerera guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana. N'iki giciro gikomeye cyane. Mbashimire rero by'umwihariko, ntabwo kiri umushyitsi muri Betelehemu, ubwo nabaye inshuti ya Betelehemu. Mureke dukomere Imana amashyi. Ndibuka kiri muri gereza kubera ariho nakirijwe, impamvu yanjye bari bazi kari kuririmba. Nararirimbaga na basaza bafite irungu, bamwe akazuba kakubise batehereye, barangiza bakavuga ati mutujyanire wa Ruga, bagiye guhimbaza Imana. Mana irambwira ati kubera ko wabwiriye nta tureba, nzaguha umugisha. Haleluya, haleluya. Kuko icyo gihe nakoraga umurimo, heravuga ngo ndataha mu
uzajyane mu bwami bwo mu isi. Haleluya, 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 haleluya. Ariko icyo gihe Imana imbere umugisha mu bintu byitwa guhimbaza Imana. Muri wa mugisha wo guhimbaza Imana ni namo nabwiriye umugisha wo kwigira n'ishuri rya teolojiya. Abanyamerika basaba kuba bashinga amashuri ya teolojiya mu magereza. Mu banyeshuri 87 ngiye kubona mbona nanjye ndimo turiga, ndiga kuvuga ijambo ry'Imana. Icyango n'ijambo ry'Imana ni ikihe? Mureke nyababwire. Nararirimbaga, noneho kuri gereza hazaho delegation y'abakozi b'Imana irimo umugabo bita Gashagazi n'umushumba w'Imana Kabuga. Noneho abarabwirije abwiriza ijambo rikomeye, aravuga ngo naho igiti cyatemwa, haleluya, naho igiti cyagira giti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Arangije aturemamo ibyiringiro, aravuga ati birashoboka kuba uri hano warakoze icyaha, birashoboka kuba uri hano wenda waranarenganye, ariko kuba uri hano ejo bundi wava hano ugasubira muri sosiyete nyarwanda kandi ukaba umunyarwanda abantu bishimiye. Nirangije ndavuga nanjye Sekazuba wamuga Kanyanga Gasinda Karwana, nanjye Imana yakongera kungira umuntu mwiza ngasohoka kaba umuntu abanyarwanda bishimiye. Arangije aravuga ati ababyumva ko byashoboka mutambuke tubasenge. Mwene diri hane nahise kuwa mbere nanjye natambuka anamburaho ibiganza, wavuze ngo amen. Ariko haleluya, akingamburaho ibiganza numvishije muri njyewe mbaye ndi muntu mushya. Numva muri njyewe ntawe ubundi butwara, numva muri njyewe nanjye mbaye umwana w'Imana. Ndangije mbwira Imana ngo Mana usangira ubuvugabutumwa, nanjye mvuga ubutumwa nk'uriya mugabo. Icyo wifuza Imana izakiguha. Hereza Imana icyubahiro. Ariko haleluya, kimara kwitura iryo jambo, umupasiteri Kazorove muri Amerika w'umuzungu bita Aline arangije afata Bibiliya yari afite, araza mu bantu barapfukamye agera kuri 500, ahita yifatisha muri mu gatuza, abivuga mu cyongereza abasemura, aravuga ngo iri jambo ndarikuraze, iri jambo rizagutunga. Mwavuze ngo amen. Ariko iri jambo rizahindura imibereho yawe, iri jambo rizatuma ugera muri Betelehemu. Haleluya, ariko haleluya, hereza Imana icyubahiro. Agaciro ni iri jambo. Bana sifiwe. Andaga neza mba muri gereza, nshuti zanjye nararazwe kuza ijambo ry'Imana. Ndagenda ibiti ijambo ry'Imana, Imana ikaba mu Imana ijambo kimwe kwangara imbere y'abantu. Noneho aho naryamaga abantu bakajya banyumviza bakoma muri kureba ngo itangiriro kuva Abalewi kubara utegeka kwa kabiri Yosuwa abacamaka usizamwe biva mbere Samweli wa kabiri abami ba mbere abami ba kabiri. Ibyo ku ngoma ya mbere, ku ngoma ya kabiri Ezira Nehemiya Esiteri nayo. Haleluya, ariko haleluya, ariko haleluya. Zaburi, imigani, umubwiriza, indirimbo ya Salomo, Yesaya, Yeremiya. Ariko abari hano twohereza Imana icyubahiro, bakanyumviriza batarasaza nasaza umuroko narasaze, bati umuroko buramuriye, naho ntabwo bazi ko ndavuganye n'iyera. Haleluya, haleluya, haleluya. Agaciro ni ukuvugana n'Imana. Myaka 11 atiye maze bakabana muri morali na Imana ikaba ngo mwana waje kubera ko wambereye ingoramutima. Nakumvise Imana abwirwa bitakareba, iramubwira ngo kubera ko wambereye umutima wanjye womatanye nanjye, nzagutuza ku musozi witwa Herimoni, umusozi w'umugisha. Haleluya. Ati buroko buramuriye, igifungo kiramuriye. Nabo baraje barabwiriza ijambo barinteramo, uko buri guca ari kugenda rikura muri iki. Mwavuze amen. Ariko ndibuka Imana iransanga nijoro nari ndabyuka nabwiriza
muri gereza nabwiza abagenzi banjye numva ijwi riramwe ngo Sekasoni karame nugera imbere y'iteraniro ubabwire ko nta myaka icumi uzamara hano. Mwavuze ngo amen. Ariko wambereye Imana icyubahiro ko yabikoze. Haleluya, haleluya. Aho bazi ngo uzahatinda ntabwo uzahatinda. Ejo bazakanguka basange wahavuye. Aho ntabwo ariho waremewe, harahari Imana yakuremeye. Zamurira Imana icyubahiro. Harahari abatabireba ntibarorera ariko Imana irahareba. Hereza Imana icyubahiro. Kimara guhanura, kimara kumva ijwi rimbwira ngo Sekazuba ntabwo uzamara imyaka icumi. Abari mu mubiri, abatazi ko Imana ivuga, abandi bari tuvugana nayo batanga raporo batagiye gutoroka. No, ntabwo nzatoroka, data azancura abishaka. Hereza Imana icyubahiro. Security officer aranyakora arambwira ati ko twamenye amakuru ko uratoroka ni umubyeyi wanjye, ntabwo nzatoroka fandi. Nzava hano ijuru ritegetse. Igereza avuga ngo taha nzataha. Hereza Imana icyubahiro. Ntabwo nzatoroka, ntabwo nzurira igipangu. Ndabizi kizengurutswe n'abacungagereza kandi vuga ijambo ryageze ntabwo rinyemerera kwiyahura, ahubwo nzasohoka. Haleluya. Ariko bajyanye amatiku kwa deregiteri bagereza baturana umugabo ndamuza ati ni pasiteri Sekazuba ati uwo mumwihorera afite Imana ivuga. Buriya dufite n'abayobozi bafite Imana yacu ivuga. Haleluya. Ariko umuyobozi aravuga ati ndabizi hari mesaje yampaye yasohoye mu mezi 3 ati numureke Imana yiravugaga. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya. Ariko hereza Imana icyubahiro. Hereza Imana icyubahiro. Bwira mugenzi wawe ubwoba nibushire, hari Imana twavuganye nayo. Ubwoba nibushire, hari iyo kwizerwa, hari iyo kwiringirwa, n'ibitari bizagira ite izabikora. N'uyu munsi ntabwo ari uruhare rwawe utuye, ni imbabazi z'Imana zatumye ubutumwa butumeze. Haleluya. Hashize imyaka 2 n'amezi 6 ndimo ndi guhimbaza Imana, ibirenge byaragwaye inkongi, ntagira kwambara bodaboda, ariko ikambwira ngo nzakwambika agakoti. Yego papa, mbona abapasitori bakamerera nanjye uzakanyambika. Ariko Imana ishimwe. Haleluya. Ariko bayimwera icyubahiro. Nawe ko hari ibyo yakoze, nawe hari ibyo yakoze, nawe hari ibyo yagize ite. Hashize imyaka 2 n'amezi 6 mbaye ndi kuririmba twe turi guhimbaza korari iri kurepeta ngira yahoze irabyina ndi gutera kuratema ngo nimara kurenga ibicu nzabwira isura be. Abantu baja mu mwuka twa dufite umusura twacunga gitari maze bita karahanyuze ayishira ku rutugu arayihiza nanjye bagira mu mwuka mbone zamute nimara kurenga ibicu nzabwira isugira ute urabeho. Tugiye kumva twumva itangazo abacuranzi mucecekesha ibyuma. Sekazuba jada maseni mwenda rugero cyane ndende mu kabuka fayimbi waba undi wihana abantu bakamuseka, waba undi uvuga Imana bakamuseka. Uhera uyu munsi y'itariki urukiko rurategetse nasubire kurura. Haleluya, haleluya. Bwira mugenzi ngo birakoraga we, birakoraga. Ibi byo gusenga birakoraga. Haleluya. Ariko mubwire ngo birakoraga. Wimukira amaso mubwire ngo birakoraga. Ariko birakoraga. Ibi birakoraga. Haleluya. Ntibakubeshe, ibi birakora. Birakoraga. Haleluya. 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 Uba muri ikintu gikomeye. Naragenda gusinya sinyasiyo muri ofisi ya mu rukiko bita protokuru. Ngiye kuburana ndisigaje iminsi 5 ufata ibihe by'iminsi 3. Ndasenga Imana inyereka ko mu rukiko ndi kugenda. Nyereka nkinze amaboko n'amayirose. Birakoraga. Nanjye rero nitwaza kabiri agakamwe kwisezeranisha mu mwenda w'irose. Ndagenda ngiye kuburana naburana. Ndakomeza ningi ubutabera bwo bw'imbabazi gucana narakoze. Hari Imana ikora imbabazi. Bavuze gane. Barangije batuzasomeka kuri 25 z'ukwezi kwa 4 2014. Yego papa. Haleluya. Ariko ngiye gusomerwa bati Sekazuba jada maseni mwenda rukwica n'amenye mu kabuka fombi. Ureka gukubita no gukomeretsa. Haleluya.
gatanu z'ukwezi kwa 12 afite igitero cy'iminsi ajya mu mujyi wa Bujumbura. Noneho ndi muri hoteli numvaga ngo potage kera iwacu kubera potage twumvaga ari gahunda y'ubakire baba baheze. Noneho twumva mama nabo bakire baba bahaga potage. Ngiye kumva numva umupasiteri kazaraje ngo mugere mu kimukore byo mumuzanire ka potage abareke ka potage nakaki. Asa na potage ngira ngo ni ibya potage ntabwo nakarubyo. Banabaza y'umusumuri ngo bureke ka potage utegereze. Maze nanjye kubera ko kagenda byangiye guteka gicara cy'umukireni. Imana yarabibwiye kizagitesha. Reka bya potage ibyo tariye yasazabe kugaburira nshuti yanjye. Ibyo twagezeho yasazabe kugezaho. Zamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Kagaragaza mu batese. Yari yarabivuze nanjye kantereka amaso mu mwana w'umuntu. Amen. Yesu ashimwe. Nasomeye urukiko rutitwaye urukiko dukuye imyaka 3 tukuye imyaka 7 tunafata imyaka 3 sigaje amezi 6 bagiye kubona babona numvise ngo dukuye imyaka 7 gusa nta biri nabashije babonye mu makuze kuri Haleluya ucunga neza mu kumfakana n'ibintu mu kanigekura Haleluya Imani gukore ikintu gitumugirira huri wamuzana ariko Haleluya ndashaka kukubwira Imana izagutabara aho babariye aho bakuvugira amagambo ari Imana izagutabarira abene ko basenze Imana ishoboye Imana ikura mu kibazo igatereka mu gisubizo ikomera amashi izagukure kimara kuza kuri gereza bavuye y'imyaka iryo joro nakoze igitanda cy'amasengesho nihanisha imfungwa 490 ziravuga ngo tumenye ko Imana wakurikira ari iki ari hereza Imana icyubahiro n'ibintu byabaye ku mugaragaro ntabwo ari ugushaka ni ibintu bizwi hano muri gereza ya Musanze ni amateka akomeye abantu bava hanze baza kuri gereza Yesu ashimwe hereza Imana icyubahiro ariko ndashimira Imana kugira ngo ngere mu ijambo twasomye ndashimira Imana ko yamvanye muri gereza mu myaka 8 maze hanze ndashimira Imana ko ikimfasha icyambere ndashimira Imana ko ikimfasha kandi ndashimira Imana mu myaka 8 maze hanze ko ntiyandurishije mwavuze ngo amen uko bukeye n'ubwo bwije Imana irakora mwavuze ngo amen ushobora kubura nyiragakarima ariko kugira akayobe nari kibi natera mu mwaka ariko ntabwo gitera umwaka mwavuze ngo amen ariko uko ugendana n'Imana igenda igusiga ubwiza budasanzwe hereza Imana icyubahiro ubu siko ko ntavuzeho natute cyangwa utabyumviye mu kanwa nje ngubakira ko mbaga i Kigali nanjye mbaga i Kigali ubu si waza kubonanya musengero ko navuye burera reka Imana ihindura amateka hereza Imana icyubahiro tugisomera ijambo rya Habakuki narihaye amahamane ari isezerano cyangwa tubisezerano ry'Imana risohora ihame rya mbere ni ukwizera ngavuze ngo amen ihame rya kabiri ni ukwigira confidence mu bintu Imana yakuvuzeho ihame rya gatatu ni ukwibuka ahantu Imana yagukuye ngavuze ngo amen ayo mahame ndashaka kuyavugaho ihame rya gatatu ni ukwibuka ahantu Imana yagize ite yagukuye ngavuze ngo amen Haleluya ihame rya kane mu kwihangana ni ikintu bita kwihangana iyo Imana ikuvuzeho bisaba kwihangana ihangana n'urugo twe twubatse n'ingo iyo wabuze kwihangana urugo warusenya ariko ikintu bita kwihangana kwizera kwibuka kwigira confidence ibyo bikurinda amasezerano Imana yakuvuzeho hereza Imana icyubahiro Haleluya niyo mpamvu Habakuki ngo bamuciye intege hano twasomye ijambo ry'Imana ariko ngo Imana wasenze ibahehe Habakuki baramuturuka mu wasenge kabiri gatatu ugenda iyo Mana yawe yakuvuzeho twumva urabona bizasohora arangije abasubiza ijambo rikomeye ngo nzahagarara ku munara mwavuze ngo amen ariko nzahagarara ku munara naba naburaye nzahagarara ku munara nambaye ubusa nzahagarara ku munara abantu banyemera batanyemera nzahagarara
gikomeza gutinda icyo bita kwigira confidence ngeze ku kintu bita confidence arangije muri confidence naho byatinda kuza ko bizaza bizagira biti atangiye kuyahamagara ati nubwo mwategereje biziguraje navuze kamera naho byatinda yamukona aho byatinda ukagira ngo ure bita yavuganye nawe kubaka izakubaka naho byatinda kuza ko bizaza bizagira biti ntibizaje nigeze kujya kubwiriza ngo bita mwishende yakwa mushumba muhanuzi kazajya mu mukajya tutenge bene keko mbonye ugiye imana iguhaye ibiryo ukaza urasigasa ngeze mu rugo ndaburara mwebwe bwana bwanjye aho buryamye buri kwanyuzwa bwari bwanabwiye nibuka isezerano imana yambwiye satani akambwira ati ariko ibyo bakubwiye ni ukuri turabona utarayobye numva ijwi rirongera rirambwiye ngo no naho byatinda haleluya ndangije nzamura isengesho uvuga ngo mwana hari isengesho rituma imana ikora kuwa kabiri kandi ari naza kuwa gatanu ndangije ngo mwana hari isengesho rituma imana ikora kuwa kabiri ari naza kuwa gatanu ndangije mpagara mu cyizere nsubika amajwi ya satani ndavuga nti mana wemeye ko tubura ejo uzemera ko turya wavuze na bene ariko haleluya hindura isengesho mana nuko wemeye ko tubura ejo uzemera ko tugira dute turya confidence imana irangirije ntacyo turi kumwe imana abumije imana irangije yo kabyara abahungu n'abakobwa bakijijwe n'abagabo bayitambira n'abamama irangije byageze saa 10 n'umwe numvaga telefone isengesho rikoze kuwa kabiri kageza kuwa gatanu hagira telefone isona ku buzima bwawe haleluya ariko irisona iyo kumva numva ngo umukozi w'imana ni karame ni 2017 ejo bundi hagari kera none watwemerera ko twataguye igiteramo ukaza kukibwirizamo ndihenge kandi umushumba by'ukuri ndamubwira ntiho kabyarawe ntateke mfite ati wowe twemereye ko waza gusa ibintu biturekere ntidaza nagiye kubona kuri mesaje mbona vu inota bitanu hageze iri kwiruka kwa satani batugiye wayahahira n'amubwirira gipakatsinda ndagerageje kuvuga ubutumwa bwita mu ijenda mvuze ubutumwa icyo gihe nabonye ko nimpagarara imbere y'abantu nabwo imbere y'abantu nkora tekinike icyo bita kwihambara shaka umusumi nihambira ngo ndagerageza n'umuhungu ndangije ngereza agashati n'agasengeri ndatereza ndakenyera mu bitanga kote umupolisi yari yarampaye umupolisi imana imuhumugisha yarampaga agakoti ngo nshobora kuvuga ubutumwa yambaye ngakubitaho maze kagikotoro k'ijana na 20 k'ibice 120 nuko kwikubita mu maso mbona fusheri ziraje ngira ngo nca no kumunwa mbese ndikavaringa nahura n'umukozi w'imana haleluya kandi mu rugo biri gucika dufite imana izadutabara haleluya kugira ngo umusirikare wewe hari ikosa ugomba kunyuraho nageze mu rusengero ndabwiriza imana nyambika imbaraga zirenze izo nambaye izo yampaga ngiye kubona muno mu gusoza no kumushoboza kudusokera umushoboza ariko nubwo ngiye gusoza ati n'ibitera abantu baburaye bazamura ibiganza mbona abagore batanu batirimo nje numva umutima ati hagarara aho wiyangire ndahangana rimwe icyembere muri VIP n'amanise ndamanuka n'amabweka imana itabara ese n'amabweka ntabweka imana ikomeye manike mbona abagore maze hari abantu bafite umwuka wera w'imana n'abantu b'imana umushumba ati teke ati mwabagore mwe ntabwo ari mwewe ati umuntu imana yeretse akenyeye umushumi munde nazamure hereza imana icubahiro imana irabaga n'umushumi hereza imana icubahiro ariko ureba n'umushumi yaravuze ngo ndeba agashishi k'umukara mu rutare rw'umukara mu ijoro ry'umukara nkamenya uko karagenda hereza imana icubahiro bwira umushumba twari twitsinye ntikarekewe manike ati manika ashaka wagurusha hirya abantu mu iteraniro bati yo umushumba yahise afata agaseke ngiye kubona mbona afashe inote ya 5 ayikubisemo mbona abantu bashizemo aho nicaye wari warabivuze ko nzanajya bwira mugenzi ngo ntawakoreye imana uzakorwa n'isoni byanga bikunda imana izagutabara isaha irahari izaza ntizatinda ntawe izamenyesha ko iraza wowe uzabona ije gusa nta vitasi izagusinyira izaza bayibone haleluya nageze mu mure nari maze
ikiro tuburyo tubusigaze twabwira Imana ko dushaka umuceri. Navuze ngo amen ariko haleluya. Turabye ngo nabana banje bamukineho ni tsindwa satani ja hejuru Yesu, tsindwa satani ja hejuru Yesu, tsindwa satani wa hereze Imana icyubahiro. Nashaka kukubwira ngo icyo wavuganye n'Imana no kugikora izagira ite. Yes, azajya baraguha amafaranga ujya batarayaguha kuko ni inyungu z'Imana kuko si izawe, ariko kandi mabwira Imana izi ko nzabaho ubwanjye nuko nakwiyeranja nkajya kwa mushinga nkamutera ibipine nkamubwira ngo ibi byacitse bitacitse numva ntacyo byamara. Haleluya. Ngo mubeshe ngo dore umwana arwaye atarwaye kugira ngo apfe, uwo muvumo nawirukana mu izina rye. Uzakora Imana uvuge ngo Mana ibi bimbaye uhari ntawe uzajya uzahoraho, n'ibindi bizambaho uhari ntabwo uzasaza, kandi ijambo ryarambwiye ngo ikibazo gituranye n'iki n'igisubizo. Aho hari ikibazo hari n'igisubizo. Hereza Imana icyubahiro. Aho hari ikibazo hari n'igisubizo. Komera Imana amashyi menshi cyane. Ndashaka kukubwira ukuntu bituranye. Umugore bitangaye ngo amaze gusenga na Aburahamu ngo yaragiye ngo ageze mu butayu bwitwa Eburoni ngo ata umwana w'ahantu utarasumanga ngo ararira arituzanya impamvu aryamanye na Aburahamu, kandi Imana rero ngo Aburahamu uzagusaba umugisha nzaguha iki umugisha. Arangije ari kurira ngo ijwi ry'Imana rirazamuka rigera ijwi ry'amagare rirazamuka rigera imbere y'Imana. Ngo marayika yaramanutse aramubwira ngo hindukira iburyo bwawe abona iriba ry'amazi. Aho hari ikibazo hari n'igisubizo. Hereza Imana icyubahiro. Yesu ashimwe. Ndi ku musozo wo kwibuka icyatumye Abisirayeli batagera mu gihugu cy'isezerano. Baribagiwe. Ngeze ku kintu cyitwa kwibuka. Baribagiwe ndetse niba ari mu bantu Imana yagiriye neza ikanabakomeza isezerano n'abasezeranye n'Abisirayeli, yarimo ngo nzabajyana mu gihugu cy'isezerano, igihugu cy'amata n'ubuki. Ibonye batabishyikiye bari kugenda badashaka, ifata 12 kugira ngo bazaze baguha amakuru afatika. Baragenda baragitata, ngo barangije kugitata ngo babane 10 mu kugaruka mbere ya Kalebu na Yosuwa ngo nabo twagitase nk'uko yakitubwiye ni koko ni igihugu cy'amata n'ubuki twabibonye, ndetse ikimenyetso gikomeye murebe n'imbuto z'imizabibu twazizanye. Barangije ariko bahita bagira Imana bakije mu maboko ya Farawo, ariko twasanze abagabo bitwa Banaki. Twagiye kubona tubona tumeze nk'inzige imbere yabo, nabo baturebe kandi abe Banaki bavuze bo nubwo baba bateye kuri Satani ngo nabo batubonye batwita inzige, kandi ntabwo bigeze bavuga ngo hariyo Abayebuzi n'Abanyakanani. Ntabwo bibagirwa Imana yabavanye mu maboko ya Farawo. Nshuti yanjye, ikigeragezo ni cyiza, uzakibwira ngo ari kibi cyane kikurusha imbaraga Imana irakikiza. Haleluya. Ariko njya kukubwira abagabo babiri babisuzuguye barangije bahabwa umugisha ngo basanze Mose n'Abisirayeli bagize ubwoba. Umugabo bita Yosuwa aravuga ati no mwigira ubwoba, ya yindi yatwambukije inyanja itukura. Wavuze ngo amen ariko haleluya. Ariko ya yindi yaduhaye mana, ya yindi yatuvanye kubumba amatafari, iyi iracyari kumwe natwe. Nubwo ari banini tuzabarya ngo barye iki imitsima. Hereza Imana icyubahiro. Abo bita Kalebu ngamaze kubivuga, wenda Yosuwa yaravuzwe n'Imana ngo burya Kalebu yari umunyamahanga nta sezerano yari afite. Ngo Imana ibonye ukuntu ayihamije, yibutse uko yayibonye. Rero ngo Kalebu umutima wawe womatanye n'uwanjye. Navuze ngo amen ariko ndangije iramubwira ngo humura, nubwo utari wararazwe ngiye kukuraga, nzagutuza ku musozi witwa Heburoni. Navuze ngo amen ariko haleluya. Uwo musozi kintu bita kwibuka ni cyiza, kwibuka aho twavuye. Yesu ashimwe. Ngiye kuvuga ikintu gikomeye ntari nakavuze. Barantoranyije bashaka kunyimika, baranshyira ku ruhande kandi bikomeye, bashatse kunyimika ku ndobanura. Icyo gihe bampana paruwasi bati tuguhaye bari bajya bagwa raporo, ariko amakuru nyafite. Noneho abantu bashatse kuvuga izina barwana intambara zo kutagira ngo nimikwe, barazirwana. Noneho mbibashijeho cyane iri gusenga, Imana irambwira ngo nakwimitse kera bihore. Navuze ngo amen. Atu nakwimitse
irambwira ngo ceceka nyamanza narakwimitse. Haleluya. Ariko hari abantu dufite mu bibitswe n'Imana kera. Haleluya. Kuba bafite batarimo kuva barimitswe, barimo barimitswe, batimitswe n'abantu, bimitswe n'Imana. Barahari bimitswe n'Imana. Zamura Imana icyubahiro. Barahari bimitswe nayo. Nizo minsi baravuze ngo ntibanyimike. Ni kugenda ku kagare ka siporo, akagare kamubita hasi kabiri. Barangije ngo dore umwanya pastor gari yamukubise hasi. Bagiye kumurotishira mu kwezi kumwe. Ukwezi kwa kabiri Imana impereza imodoka ntari pastor. Haleluya. Ariko hereza Imana icyubahiro. Ndashaka kukubwira ngo umugisha wawe nubwo bashireye iboroka imbere, Imana izawukura ahandi unyuze mu canzu utaha iwawe basanye bahageze. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya. Nari nahanganye nabo mu mubiri, duhanganye iminsi 3. Babwira bamwe ndababwira ngo simwari inshuti, none nimwe mu mukozi mutumye ntarabanurwa nk'abandi ba pastori. Mpangane nabo nshaka kubaza no confidence ko nzanye n'abantu nshaka no kubakara. Ijwi rirambwira ngo nyamanza ceceka, nakwimitse ikiri muri gereza, nakwimitse kera. Haleluya. Bwira mugenzi we ngo wamenya ko wimitswe n'utunga urutoki, ariko wimitswe ku mpano yawe. Hari impano Imana yakwimikiyeho. Iyo mpano yawe ni iy'umugisha. Iyo mpano yawe ishimisha Imana. Imana yarakwimitse. Haleluya. Uwabansimbuje arabibuza atanga amafaranga. Arangije umurimo ugira ute? Uramunanira. Warimitswe gumaho hantu uve ngo Mana nshaka kuyoborwa nawe, sinshaka kuyoborwa n'abantu. Hereza Imana icyubahiro. Nyemerera urebe umuntu mu maso ubwira ngo nyamara Sekazuba dukunde. Murebe mu maso ariko Sekazuba bakunda. Wanyemera bakubwira ngo aho ubona kutazagera ugiye kuhagera, aho ubona kutazagera uzahagera. Hari Imana izahakugeza. Haleluya. Ibuka aho yagukuye, ureba usigaje kuja. Iyakuvanye hariya ifite ububasha bwo kukugeza hariya. Uyu mwaka uzawurangiza kandi urangiza andi mateka yahindutse. Nubwo bakubwira ngo uriya byarashize ntacyo kibaye, uyu bigiye guhindura amateka. Zamura ibiganza byawe. Uyu mwaka uje guhindura amateka. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Bakimara kumva rukicana atangiye kuzenguruka igihugu ngaho Kenya, nshaka ngaho Tanzania, ngaho Burundi, ngaho Uganda. Haleluya. N'ubundi yiteguye kujya Mozambique. Amina. Mu kwa kane mwavuze ngo amen. Yesu ashimwe. Aho batari Imana irahareba. Bwira mugenzi wawe ngo ndakuzi uyu munsi, ariko ejo ntabwo nkuzi. Uri munsi tugiye gusenga Imana. Wanyemerera ubu buhanuzi ukabwakira ndetse ukavuga ngo uyu munsi uranze, ariko ejo ntabwo nzi. Mubwire uyu munsi nakubona, ariko ejo ntabwo nkuzi. Ejo hawe hari Imana igiye guhindura. Ejo hawe hari Imana igiye guhindura. Ejo hawe hari amateka Imana ihinduye. Haleluya. Inyemerero hagurukane confidence uvuge ejo hanze birahindutse. Ejo hanze birahindutse. Hagurukana confidence dusenge. Hagurukana iyo confidence dusenge. Uvuge ejo hanze birahindutse. Confidence yabo. Haleluya. Ariko Bose nigitangaza ko Yesu yangirije. Umuka wewe niwutumye usangezi wanjye mw'ijuru amahoro. Nigitangaza Bose nigitangaza Bose nigitangaza ko Yesu yangirije. Umuka wewe niwutumye usangezi wanjye mw'ijuru amahoro.
niyo